ariko rwose ndumva nezerewe kuko ntabwo nari nzi ko hari abantu bagifite umutima w'urukundo, nanjye muri make birantunguye, numva bindenze ntabona icyo mvuga. Ndwaye kanseri. Ndwaye kanseri ariko mumbabarire, uriya ntabwo namusobanuriye neza, wanje kuvuga yavuze ko ari ibere kandi niyo kuri trompe ku dusabo tw'intanga. N'ufasha yafashwa, icyo ni Ikinyarwanda. Mu Gifaransa baravuga ngo faites toujours de ton mieux même si personne ne regarde, cyangwa se mu Cyongereza always do your best even if no one is watching. Kora ibintu byawe, kora ibyiza ugenewe cyangwa se ugomba gukora utitaye ku bakureba. Itsinda rya Red Heart nyuma yo kubona ibyo byose ryemeje gufasha abantu bababaye mu gihugu hose ahantu hatandukanye. Uyu munsi uwagezweho n'imigisha n'amahirwe y'Imana ivugira muri Red Heart ni umumama w'abana 6 witwa Ingabire Beatrice, ufite ikibazo cya kanseri y'udusabo tw'intanga, uherereye mu murenge wa Bumbogo. Ubu turahagurutse twerekeje Bumbogo. Ni urugendo rutoroshye, dore ko uzamuka imisozi ukamanuka indi wahagera cyane, ariko kubera icyo gikorwa cy'ubupfura n'ubugwaneza urikomeza ugakomeza ukagenda mpaka uhageze. Kubw'amahirwe y'Imana turahageze, dusanze mu magihumeka. Imigisha y'Imana yakomeje kumugeraho iramureberera. Ingabire Beatrice akimara kubona Red Heart, ibyishimo byamusaze cyane, amarira azenga mu maso, arihanagura araseka. Amarira mvuga asa y'agahinda, ahubwo ni amarira y'ibyishimo byinshi cyane, dore ko uyu mama ubwe yivugiye ati yo, sinari nzi ko hari abantu bakimeze gutya. Koko Imana irakora na Red Heart igashyira mu bikorwa. Ndishimye cyane, uyu ni umunsi w'ibyishimo kuri njyewe, kuba mungezeho mukaba mungeneye ubufasha. Ngiye kurya mere neza, ngera amatama nk'abandi bose, abana banjye babona icyo kurya. Red Heart iki gikorwa igikora buri kwezi, ni igikorwa ngaruka kwezi cyo gufasha abantu. Ingabire Beatrice kandi si kanseri gusa, dore ko n'inzu ye ifite ikibazo cyo kuva. Niyo mpamvu Red Heart yamugeneye ubufasha bwo kumusakarira inzu ye neza, umuceri we amazi akaba atawugwaho ngo uze kwangirika, n'abana bakabona ahantu barambika umusaya neza. Ingabire Beatrice yishimye cyane. Burya baravuga ngo Imana iriho kandi irakora. 100% des choses qu'on ne tente pas échouer. Bivuga ngo ushobora gutsindwa ku ijana, bivuga ngo ushobora gutsindwa 100% igihe utagerageje gukora ikintu. Mugerageze mufashe, niba waba ukorera 100 ukuyemo 20 ukayatanga, buryo bukoze igikorwa cy'ubupfura. Red Heart ni isomo biduhaye, isomo rikomeye cyane ryo gufasha. Nawe uri kureba Legacy TV ufite igiceri cyangwa se ikintu wafasha Ingabire Beatrice, amarembo arafunguye, atuye i Bumbogo mu karere ka Gasabo. Wamugeraho nawe ukamufasha. Reka dukomeze. So iyi ni Legacy TV. Uko bitoroshye yamani. Mbere na mbere kanshimire mwingo ko subscribe kuri Legacy TV mpereye ku mugabane w'Uburayi, Afrika, Australia, America ndetse na Asia. Mwese muri abantu bagaciro cyane kabisa. Imana ikomeza aho umugisha. So iki gikorwa tugiye kucyogera cyose kuva dutaniye kugeza gisojwe nka Legacy TV. So keep in touch mwaye natwe kugira ngo tuze kukibagezaho. Okay, murabona ko Legacy TV tugeze hahandi Red Heart ije gufashiriza. Tugeze ku rugo rw'uwo muntu uje gufasha cyangwa se baje gufasha. Uvanga igikorwa cyose cy'uwo munsi turi buze kukibagezaho kuva gitanye nkuko twabasezeranyije kugeza kirangiye. Murabona aho ngaho na abana harive, niba ntarimo kwibeshya, abo ngabo bambaye imipira y'ubururu, n'ubururu n'icyatsi n'ubururu yanditseho Red Heart. Nabaje gufasha, nibo baje gufasha ngaha turi. Urabona ibintu bamuzaniye, ndabona harimo super nambani, iriya ni kawunga n'umuceri. Ndabona harimo kawunga, umuceri, isabune
ndetse n'amavuta. So igikorwa kibuze kubera aha ngaha muraza kugikurikirana kuri Legacy TV, so keep in touch, byose biraza kugenda neza. Hari ubufasha twamugeneye muraza kubona aha ngaha mu mavideo, muraza kureba aha ngaha ku ma ekara yanyu z'aba telefone cyangwa se za televiziyo. Ni umumama uko ndi kumubona njyewe afite umwana afashe cyangwa se acigatiye mu biganza bye, n'undi mupeti umwicaye iruhande n'undi mukuru. So nka Red Heart aha ngaha nk'abanyamakuru turi kwibaza duti niye mpamvu bashobora kuba baraje aha ngaha cyangwa se impamvu bahisemo umumama. Twe dufite ibibazo byinshi cyane, so niwo mwanya kugira ngo tuganire nabo tuze gusobanukirwa, namwe muze gusobanukirwa impamvu twaje aha ngaha mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Mbere na mbere mubanze mwibwira abantu badukurikira aha ngaha. Murakoze cyane. Nk'uko mwabibabwiye turi Red Heart, umuryango ufasha abababaye ndetse n'abarwaye, tukaba tuje hano gufasha umumama muraza kubona, kandi twishimiye kubana namwe. Mwakoze cyane rero kudukurikirana, ndagira ngo mukomeze mukurikirane umuhango uri kubera hano. Ibindi wenda nabaha umuyobozi wacu akababwira ibirenzeho. Murakoze cyane. Uhagarariye iki gikorwa cyangwa cyo gufasha uyu mama, so tugiye byinshi bitandukanye hamwe nk'abayobozi ba Red Heart. Ubundi mbere na mbere mashaka kwibaza impamvu yabona Kigali nini cyangwa se u Rwanda ni runini, impamvu mwahisemo kuvuga ngo tuje aha ngaha mu murenge wa Bumbogo ariho dufashiriza. niyo mpamvu? Ni ibisanzwe, twe dufasha ahantu hatandukanye bitewe n'ukwiriye ubufasha. Nta gace runaka tugira tujyamo gufasha. Ni ukuvuga ngo rero uyu mumama niwe uku kwezi twahisemo wo gufashwa. Muri rusange muri Kigali, mu ntara, mu nkengero za Kigali hose turahagera. So uyu mumama rero kumuhitamo, nk'uko dusanzwe dukora imikorere yacu ya groupe, tugira team isura abantu bazafashwa, team isura abantu bafite ibyo bibazo nyine, hanyuma tukaza muri groupe tukabigaho. So twamwizeho rero tubona ko ari ukwiriye ubufasha. Batubwiye ko afite uburwayi bwa kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere afite. Hanyuma rero niwe ndabona mwese mwahabonye, natubwira ko afite ikibazo cy'inzu iva nta mabati. Atubwira ko afite n'ikibazo cya mituweli, haba abana nawe n'umugabo. Ubwo rero muri make mu byo twakusanyije twamushakiye ayo mabati, tumushakira mituweli ndetse n'ibi byo kurya wenda bishobora kumumaza iminsi. Icyambere n'ubuzima. Iyo mituweli yabonetse abasha kuryama agasinzira, nkeka ko ibyo ngibyo bihagije. Tugeze kuri ubwo burwayi cyangwa se ibintu muvuga ko mwaje kumufashiriza aha ngaha, ndabona mufite ibiribwa bitandukanye cyangwa se bigiye bitandukanye. Haba hari intuza icyo yigeze yifuza kuvuga ngo niba mushaka kumfasha basi munzanire ibyo kurya nk'ibi nkunda, cyangwa mwebwe ibintu mwatekereje mu bwanyu? Muri rusange rero yatubwiye ko icyo akeneye cyambere ari ubuvuzi. Bibaye na byiza n'ubushobozi bubonetse twamubonera amabati, ariko ntago umuntu yajya kwivuza mu gifu nta kintu kirimo. So ni muri uru rwego rero twatekereje ko mu gihe twabashije kubona ibyo ngibyo hakaba ari n'icyasagutse, twamushakira n'icyo kurya. Ni muri urwo rwego ntacyo yari yasabye. Reka tumere nk'abavuye kuri mama cyangwa se mu gihe tuze kuri Red Heart. Ese umwihariko wa Red Heart ni uwuhe ugereranyije n'izindi, bavuga company, bavuga campaign n'abandi bantu baba bafasha cyangwa se groupe ziba zifasha abandi bantu batandukanye badafite ubushobozi? Umwihariko wanyu ni uwuhe? Umwihariko wacu, umwihariko wa Red Heart ni uko twe dukora ibikorwa by'urukundo, dufite uwo mutima wo gufasha. Umwihariko wacu ni uko dukora igikorwa cyo gufasha buri kwezi. Buri kwezi tuba dufite umugenerwagikorwa uzafashwa. Hanyuma rero undi mwihariko navuga ni uko turi inyangamugayo. Ababaye muri groupe, urumva groupe niba igiye kumara hafi imyaka 2 ikora, nuko icyo kintu cy'ubunyangamugayo kiba gihari. Wenda singiye kuvugira ku zindi groupe cyangwa iki, kwera ko ndeba ibyacu nka Red Heart. Icyo tureba twebwe, umwihariko wacu nuko dufite uwo mutima wo gufasha, kandi tukaba dukora ibikorwa bya buri ngaruka kwezi. Yego. Okay, so nka Red Heart ko bimeze, hari ikintu bita ubuzima gatozi. Ese mufite ubuzima gatozi cyangwa se umwe ubwanyu nka groupe tubanya aha ngaha, nimwe mwishakamo ubushobozi mukaba mwava tugiye gufasha umuntu, cyangwa se hari abandi bantu bari behind babafasha? Twe nka Red Heart rero turi urubyiruko, ntago turatera imbere cyane ku buryo twumva ko twahita tugira n'ubuzima gatozi. Groupe yacu yiganjemo urubyiruko, harimo ababyeyi, harimo abakuze
ni ingeri zitandukanye. Yego. So ni ukuvuga ngo rero mu bijyanye n'ubushobozi, mu bijyanye n'amikoro yo kwifashisha, twe twishakamo ubushobozi ubwacu. Twishakamo ubushobozi hagati yacu, abenshi dufite akazi, abandi twese abenshi turakora. Rero ubwo muri uko gukora kwacu tugenda dusaguriraho n'abakene, tugashyira imbaraga hamwe, rero tukabasha kugira icyo dusagurira n'abatagifite. Okay, so nka Red Heart rero hakenewe iki kugira ngo Red Heart ibe yagira ubuzima gatozi cyangwa se igire ubundi bushobozi butandukanye, ku buryo tuvuga urugero nk'ubu ngubu abona arwaye kanseri y'ibere, mwamuboneye amabati, mubonera n'ibyo kurya, kugira ngo tujye kuvuga ubushobozi bwo noneho dushobora kumukura ahangaha tukajya kumuvuriza ahandi hantu, hakenewe iki? Ni izihe mbaraga zashyirwamo cyangwa se ubufasha bukenewe ubundi? Ntabwo urwo rwego turarugeraho nk'uko nabisobanuye. Icya mbere twebwe ni ugushyira imbaraga hamwe. Iyo rero twitwaje itangazamakuru nka gutya, icyo ridufasha ni ugusensibiliza igikorwa cyacu dukora. Byanze bikunze nimba umuntu ashobora kubona igikorwa twakoze akaba afite uwo mutima, azaza joining a group. Na joining a group nawe hari ikintu azaba azanye muri iyo group. Niyo ngo nidushyira imbaraga hamwe, niba uyu munsi wenda tuvuge urugero twari abantu 30 muri groupe, tugatanga contribution y'ibihumbi 20, ejo hakiyongeramo abantu 5, byanze bikunze ya contribution izazamuka, dutanga ibihumbi 50 n'urugero. Ni izo mbaraga twebwe tubona, nicyo kamaro, nicyo itangazamakuru ridufasha. Hari abantu benshi bafite imitima yo gufasha ariko badafite aho bafashiriza. So nukuvuga ngo rero ikintu twebwe Red Heart dukora, abantu bava hanze bakaza bakiyunga kuri twebwe, tugashyira imbaraga hamwe tukabasha gufasha abo bakene. Rero kuvuga ngo wenda twabona ubushobozi burenzo cyangwa kugira gutya, byanze bikunze nimba dukoze iki gikorwa dushobora kudakora byose akeneye. Ejo hakabona umuntu ushobora kureba iyi nkuru kuri channel yanyu cyangwa se channel ya Big Town, akaba yagenda akaba yagira icyo amufasha. Nimba hari ubuvuzi twamuhaye, ubwo buvuzi ntabashe kuvurwa bihagije, byanze bikunze hari umuntu ushobora kubona ubushobozi, ushobora kubona ino nkuru ufite ubushobozi burenze ku bwacu, ugasanga wenda hari ikindi akoze kirenze kujya twakoze. Ni urwo rwego nabivugamo. Okay, nk'umuntu uri kureba ahangaha babikuremo. So hari ushobora kureba kino gikorwa cyacu akumva bimukoze ku mutima, avuga ati nanjye ndifuza gufatanya n'iriya group, nk'uko n'igihe cyatambutse byagiye bigenda. So nuko ngo rero icyo dukora ni iki, dutanga nimero za group, ukayandikira cyangwa se ukayihamagara ukayisobanuza ibijyanye n'imikorere ya group, hanyuma ukajoininga group, ukaza ukareba imikorere yacu, tugafatanya urugendo rwo gufasha abababaye. uvuga ngo ushaka kuba joininga cyangwa se ufite namwe, nta kiguzi asabwa ngo n'umutima. Nta kiguzi bisaba, ni ukuba ufite uwo mutima ugakurikiza n'ibyo tugenderaho muri group. Iyo mvuze ibyo tugenderaho ntabwo mvuze ngo hari amafaranga runaka tuzaguca. Urabona nimba watubonye watwitegereje dufite umwambaro wa group. Niba uje uri mushya rero ugomba kujyana n'abandi aho bagereje, ukaba watwara uwo mwambaro wagura uwo mwambaro nawe ukagendana. Hanyuma gufasha, iyo bigeze mu gihe cyo gufasha, nk'iyo dufite igikorwa gutya, buri muntu yitanga uko yifite. Nta giciro runaka kuko gufasha n'umutima nk'uko nabivuze. Buri muntu atanga uko yifite, akaza agafatanya n'abandi. Nta kiguzi runaka gisabwa kugira ngo winjire muri Red Heart. Icya mbere ni ukuba ufite uwo mutima ugenda no ku murongo tugenderaho. Nta mipaka nka Red Heart ifite. Urugero abona turi ahangaha turi muri Kigali, nk'umuntu uturutse like nk'ihuye cyangwa se Nyagatare na za Rubavu, akaba avuga ati nshaka kuba joining. Nta mipaka iriho ku bantu baturuka ahantu henshi hakore cyangwa irahari? Nabigusobanuriye nk'uko bisanzwe muri Red Heart. Ntago turi dufite n'abantu bahanze bari muri groupe yacu, baba mu bihugu bitandukanye, nabo bafite umutima wo gufasha. No mu ntara yewe hari abari mu ntara, turi ingeri zitandukanye, hari bari muri Kigali, mu ntara no hanze y'igihugu barimo. So rero wifuza wese kujoininga groupe yacu, haba kuza muri Red Heart, waba uri hanze ya Kigali, waba uri muri Kigali, waba uri hose biremewe nta kibazo. Okay, so ikiganiro twafite ni cyiza cyane, so reka dukomeze igikorwa cyo kuba dufasha umumama, wowe turazubana ibindi nyuma. Red Heart mwakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Bani gumugisha. Haguruka yumva. Naho turi rero murabona dusoje gukora ikiganiro n'umuyobozi uhagarariye Red Heart, tugiye no mu gikorwa cyo gufasha umumama w'ahangaha turi kuri inyubako ye. Gusa murabona akavura karabivanze urabona twicaye hanze, ariko tugiye muri yanzu ye, nubwo akavura kabivanze ntago kabuza kugira ngo igikorwa gikomeze. Yavuze ngo inzu yirava, reka tuze kuyugamamo cyangwa se tuyijyemo, nubwo iva ariko tubyakire, kuko hose na hantu kandi umuntu agomba gukinga umusaya ahantu abonye cyangwa se afite ubushobozi. So akavura nikadutengwa, gusa akavura muko mubibona ntago ari yayindi yoherezwa na Sekibi, ahubwo ni umugisha w'Imana kuko na akavura gake. Twageze ahangaha ni mu nzu
ya wa mama tuje gufasha akavura kabigezemo nako umugisha kuko se yamvura nini cyane yangize ibintu byinshi cyane turi kumwe na mama tugiye kumuganiriza kumve akanyamuneza cyangwa se icyo afite ku mutima we. Mbere na mbere mama watangira wibwira abantu gukurikira ngaha. Ingabire Uraza Beatrice kongereza. murakoze kumpa umwanya. Nitwa Ingabire Beatrice, ndabishimiye rwose. Ntabwo nari nzi ko hariho abantu bagifite urukundo nk'uru, none nanjye numva binejeje umutima wanjye sinabona uko mbivuga. Witwa Ingabire Beatrice ahangaha Red Heart ikugezeho. Ese ni icyo ufite ku mutima cyangwa se ibyishimo ufite ku mutima by'uko ari wowe bavuga wahiswemo kuba ari wo baza gusura uyu munsi? Mbere na mbere nshimye Imana yabarinze ikababashisha kuntekereza, ariko rwose ndumva nezerewe kuko ntabwo nari nzi ko hari abantu bagifite umutima w'urukundo. Nanjye muri make birantunguye, numva bindenze ntabona icyo mvuga. Nka Ingabire Beatrice ubundi mbere y'uko Red Heart kugeraho warubaye gute mu bushobozi bwawe? Njyewe urabona n'ubundi mbana n'uburwayi simbasha gukora, keretse mbere nyine niho nahagendaga nzunguza ncuruza mu muhanda nararwara, ariko ubu ngubu nyine bayeho gutya nyine. Uburwayi bwawe ni ibicurane? Ndwaye kanseri. Kanseri urwaye ni iki? Ndwaye kanseri, ariko mumbabarire uriya ntabwo namusobanuriye neza. Wanje kuvuga yavuze ko ari y'ibere kandi niyo kuri trompe ku dusabo tw'intanga. Urwaye kanseri y'inkondo Yo ku dusabo tw'intanga. yo kurovera. Nta kibazo. Aho wivurije cyangwa se ku bitaro bakubwiye ko hakenewe iki kugira ngo iyo kanseri ibe yavurwa? Bambwiye ko ninivuza neza ngakurikiza amabwiriza ya muganga ngo yo mfite amahirwe yo gushobora gukira. Icyizere cyo gukira bagoye kiranga gute? Barambwiye nyine ngo ninivuza neza, ariko ikibazo ubu nari mfite nk'ubu randevu bampaye sinyiheruka kubera ko mituweli ntayo nari mfite, kandi nyine biba bigoye n'icyuma baducishamo kirahenda. Randevu bagoye yari yajyanye? Keretse ndebye ku ikarine sinyibuka. Hano muri randevu bagoye? Urumva ko ari ikibazo cyawe cyo kuba ushobora kuba utiyitaho bikaba byanakugwa n'ingaruka? Oya, nose ko nta bushobozi nari mfite ntabwo wajyayo nta mituweli. Ese mama wakuru utari ubushobozi bivuze ko utamenya inshingano zo kuvuga ngo niyitaho nibuke randevu bagoye? Randevu nyine ntabwo nyibuka, ariko harenzeho nk'amezi nk'ane nkajyayo. None se urabona iyo abantu bagiye gufasha umuntu cyangwa se bavuga bati twagize mituweli ko twafasha umubyeyi, amafaranga bashobora kuba barakubwira bati niyo ashobora guhusanya cyangwa se gukora iki gikorwa cyose cyo kugira ngo ukire iyo kanseri nangahe? Nta kiguzi kizwi kuko ugenda uca ahantu hatandukanye. Aho waciye ni ubu banyohereje aho waciye bwa mbere turakoreza ni mu Ruhengeri, naciye CHK inyohereza mu Ruhengeri. Mu Ruhengeri ubu noneho bangaruye i Kanombe. aho bari i Kanombe? I Kanombe rukaba ryari? I Kanombe nyine ntabwo nicetse ndebye ku ikarine. Byose warabyibagiwe? Ufite ikibazo cyo kwibagirwa? Nkunda no kwibagirwa mu buzima busanzwe, banza ari ubundi burwayi burimo. Ese reka tuve ku burwayi bwawe bwumvikanye cyangwa se abantu bagiye mu bwo kugufasha bo barawufite n'ubundi barawujya muri Nyarene hafi yageze aha ngaha. Kurya, kubaho bigenda bimeze bitangaje iwawe? Kurya nyine ni ibintu bigoye, iyo hari igihe tubibona n'igihe tutabibona. Ku munsi urya nka kangahe? Turya rimwe. Nimugoroba mu gitondo? Nimugoroba. Iyo gurupe yaje gufasha se wari usanzwe uzi cyangwa ni ubwa mbere bayibona? Ni ubwa mbere nyibonye. Ubwa mbere uyibonye? Ngaho utekereza abantu baje gufasha ubwa mbere unabona ubwa mbere, ni icyo basabira ku Mana cyangwa se ku bandi bantu bakora ku rubanza? Ndasabiye umugisha aho bakuye, Imana ihongera ibindi. Imana ihongera ibindi? Ushobora kutavuga menshi? Ushobora kutavuga menshi? Ndasabiye umugisha rwose aho bakuye, Imana ibongera ibindi. Ubundi se ufite umutware?
ndamufite. iyo yagiye Hari umuntu yagiye gusigariraho ku kazi ntawe uhari. asanga gukora iki? Akora ibiraka bisanzwe. abana bafite bangahe? Abana ni 6. bose imyaka ingana? 34. imodoka nizi ubwo ariko ntazi. Oya ntabizi? ndayizi ariko sinjye nyikoresha. aho ugikoresha? ugomba kubera iki? reba ahantu utuye urumva atari ikibazo se ku bana bawe kuvuga ngo tuvuge urugero uramutse witahira urabona ko atari ikibazo cyane wasigara cyangwa ikintu Urabona ikibazo cy'uburwayi mfite ni trompe y'agasabo kandi iyo bakabaze n'ubundi nagusama. iyo bakabaze Nagusama. uvuga ngo wize ko utazongera gusama. Niko dogiteri yambwiye. Okay, dusoza ni iki rero wabwira abantu dukurikira ahangaha n'ijambo rya nyuma wagenera Redlocks keyboard wenda reka mubazeho gatoya yadusabira abana be bakamwegera gutya kugira ngo abereka abadukurikiye. nta kibazo abana bazanga babasaba bahari hano. Twishime. dushime Ni muzi. dushime ngwino twaje batatu ufite batandatu. dore n'undi Zana sikura nk'umugeni abo sinabaho ko mbona imfura ikubitase nuko nyine Imana barabishatse. barabishatse kugira amazina yabo dusore nta kibazo. Uyu niyo mfura yitwa Tuyishimire Justine. ngo yitwa Tuyishimire Justine. Uyu yitwa Mico Myiza Fabrice. Uyu yitwa Niyo Mugisha Nowa. mwiza cyane. Niyo Mugisha Nowa. Niwo Mugisha Nowa. Uyu yitwa Niyonzima Fabrice. Niyonzima Christy. Ubagenda amazina y'abana Uyu nguyu yitwa Tuyizere Ernestine. Uyu yitwa Izikurinda Impano y'Imana Jessica. ajya ngo yitwa ngo yunguruze Yitwa Mico Myiza Fabrice. yabyitwa Niyonzima Christy. Kibo wenda reka mubaze akabazo nagiye kumubaza kugira ngo mpamagare bano bana baze hano. Narengeye kumubaza hari gahunda ya leta iriho yo gutanga isakaro. Hari umuyobozi w'akagari cyangwa w'umudugudu waba warigeza kugeraho ngo bereke ikibazo ufite cyo kuvirwa hano? Nawe. Nta numwe bivuge ngo na mudugudu ntabwo akizi. Ubu ngubu rero tugiye kugufasha twaguhaye ibyo kurya. Ndakeka biraguha imbaraga zo kuba wagenda ukabereka ikibazo cyawe babwira ati hari abagira neza abasore n'inkumi ngira ngo uri kubareba hari aho bagejeje nabo bazazane ibiraba bisigaye sibyo? Nta kintu badufasha rwose. Nibyo? wowe kivuga ko nta kintu bagufasha icyo wigeze kubasaba ntibagikorera. None se ko umuntu aba amaze igihe hano kandi umudugudu aba azi ngo ayobora. wigeze umwegera ukabusaba cyangwa wariyicara uvangaza ahansanga? Buri munsi inama zibera hano haruguru ariko byose baba babizi ntacyo nyine icyo bakora. nkubwira hari ukuntu bavuga ngo umuntu n'Imana yifashishije cyangwa se utera intambwe ya mbere yo kwegera umuntu. wigeze utera intambwe ugana mu mudugudu n'ubwo ufite ikibazo kimwe cyangwa wariyicara uravangaza aza kunsanga mu rugo kuko ntabwo amenya ko inzu yawe iva atarayigezemo. Ntabwo namusanze ariko nta nubwo nari nzi ko iyo gahunda nyine inariho. Harya turi mu wuhe murenge? Wa Bumbogo. Mu kahe kagari? Kanyabikenke. Umudugudu? Kirizi. Arakumva nawe ashobora kureba kino kiganiro wamubwira iki nka mukuru w'umudugudu cyane cyane ko ari we mwegeranye? Ntabwo twebwe abaturage ntabwo iyo gahunda tuba tuyizi ko ibiriho nyine icyo twamugana. Ntabwo wamusaba umuganda w'abaturage ku buryo basubiriza inzu yawe cyane ko ndebamo n'imyenge. Umuganda we nawe umusaba. arakubajije ni iki wasaba umudugudu urimo kureba cyangwa se ubuyobozi burimo kureba ahangaha? Umudugudu wacu wo nawe usaba nyine umuganda ukansubiriza ariko simbizi kuko twabayemo hano biranga igihe kinini nabwo nta abandi bantu baduhaye ubufasha bwo kutwubakira
kandi bari bahari nyine ni umuganda ariko ntago ari uwa leta ni uwa abantu bagize umutima w'urukundo. mwakoze cyane ufasha leta hatakugejejeho ndizera ko uruze gufasha neza uramukira ntujye kugurisha dore ko ari abantu bafasha ugasanga aho kugira ngo uhahire abana igiye kugurisha kugira ngo winywere inzoga uze kugurisha sinywa inzoga. twakugenera ibyo kurya tugena ubwo amabati ese nkawe ubwo bufasha wenda bw'ibanze wari ukeneye ni iki wumva ugiye gukora kugira ngo inzu yawe iba hano bahasubiriza? Watubwiye ko mudugudu ngo ntacyo yabikoraho, twanakubajije ngo uratubwira ngo nta kintu ugeze umubuganiriza. Ubu icyo twagusaba ni uko watera intambwe ya mbere ukegera mudugudu mfite ubufasha ubu n'ubu ndifuza ko mwakomereza aha ngaha kugira ngo inzu yanjye irangire. Ibyo ugiye kubikora? ubwo uratanga icyizere ko ayo mafaranga ari buye cyangwa se biriya biryo uri buze kugurisha inzu tuzabinywera? Oya ntago nywa inzoga kandi ndababaye ubuse kuba mu nzu imeze kuriya biranezeza. Irava rwose ntago ibyo njye nabikora. Okay, sana cyo wakoze Imana igumugisha ibibazo byawe bizaza gukemuka. Reka twizere ko ubufasha tugiye kumuha hari icyo azabukoresha. Ino envelope irimo ubufasha zifashisha ashaka isakaro, harimo n'amafaranga muri rusange, hakaba harimo nayo azaguramo izo mituweli, byose birimo. Turizera ko azabisaranganya nayo bikavamo, ariko muri bike twabonye twizeye ko wenda ibibazo hari icyo tugabanyije ku bibazo yari afite. Mwakoze cyane. Ingiza mbere ko dusoza hanyuma kimwe cyangwa kubaza mbese n'ungukanga hari ni icyizere kingari nka leta hatuma mufite muvuga muti tugiye gufasha umuntu ubufasha tumuhaye turizera kandi bukoresha iyo twabugeneye, cyangwa se hari umuntu mwigeze mufasha cyangwa se mugenera ubufasha mwamuzi ko hari ikintu uri buhindura mukabona bupfishije ubusa? ntago wafasha umuntu ngo ujye no gukurikirana uburyo ari bukoreshemo ubufasha umuhaye, cyane ko niwe ubabaye, ariko abenshi 90% abo twabuhaye babukoresheje uko bikwiriye. So n'uyu rero ntago twagaruka tongeye ngo twereke amafaranga icyo yakoresheje, byanze bikunze nawe yatubwiye ko akeneye mituweli, yatubwiye ko akeneye amabati, usibye kwenda dufite n'umuntu ujya ukurikirana abantu baba bafashije nawe azamukurikirana, ariko ntago bivuze ko ubufasha tugiye kumushyiraho pressure, tugiye kumubwira ngo ukora ibi ngibi, ntago ari ukumutegeka. Icya mbere nuko azirikana ko ubufasha tumuhaye hari icyo bugiye kumumarira ukamuhindurira n'ubuzima. Ntago twizera ko nawe rero yakora ayo makosa. Ntitwasoza tutababwiye nimero abajoining umuyobozi wacu yababwira. Nimero badushakaho cyangwa se wifuza kutujoininga ni 0788 11 90 56 2. Niyo ngiye. Yego. Ubwo muri kawo mu kuryo umuntu ashatse bateka mbongerere yahita bigenze neza. Nta kibazo. Saba ko cyane ku gikorwa cyacu. Kindi nakongeraho nuko kuba muri Red Heart ari ugufasha kutubona imigisha myinshi itandukanye. Imana ikurinda indwara abandi baba bafite nyinshi, ikakurinda amaxita kubera umutima w'urukundo. Nishimiye kubamo rwose, nifuriza n'abandi kuzaza tukifatanya umurimo wo gufasha. Ubu ngubu hari umuntu ugiye guseka kubera njyewe, kubera timu yose turi kumwe, n'abandi badahari barakoze cyane kudutera inkunga zitandukanye. Murakoze.